akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha. Mwese abadukurikiye muri uyu mwanya reka tubaramutse mu izina rya Yesu. Uyu mwanya ni umwanya tugiye gukurikirana ijambo ry'Imana. Nje tugiye kufatanya muri uyu mwanya nitwa Byiza. Ngaho aho uri tega amatwi, ngaho reka tubanze dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye turaguhimbaje kubera umwanya mwiza uduhaye wo kubaho, ukaba uduteguriye n'aya masaha n'aka kanya ngo dukurikirane ijambo ryawe. Ngaho dufashe ari twebwe abagiye kurivuga, turivugishwe n'imbaraga yawe, n'uri buryumve wese rizamugirira umumaro. Ngaho Umwuka w'Imana abane natwe, kandi ibyaha twakoze ubitubabarire, utubere mwarimu, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ritubwira ngo kurwanya ihererekanyamurage ribi. Kurwanya ihererekanyamurage ribi. Icyaha gifite imizi miremire. Icyaha umuntu aragikora nacyo kikamukora, kandi icyaha ntabwo kigarukira ku muntu umwe, kiragenda kikagera no ku buzabyara n'abazagukomokaho kugeza ku bisekuru byinshi. Ubwo rero natwe ubwacu mu ntambara turwana dusabwa kurwanya ibyo twakomoye mu ihererekanyamurage. Dawidi yabivuze neza muri Bibiliya amaze kumurikirwa n'Umwuka w'Imana muri Zaburi 51 avugamo aya magambo ngira ngo dusome. Ari gusobanura ihererekanyamurage rye amaze gukora ibyaha, igihe yari amaze gukora icyaha cy'ubusambanyi ndetse n'icy'ubwicanyi. Igihe umuhanuzi yari amaze kumwereka ibyaha yakoze, igihe yari ari kwihana, yaravuze ngo Zaburi 51:5, dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye. Aya magambo arakomeye, avuze ko mu ndemano uko yaremwe, yari amaze kwiga inkomoko ye, uko yaremwe, yaremanywe gukiranirwa kandi avukira mu byaha. Bihamwa n'amagambo ari mu bakurambere n'abahanuzi basobanura itegeko rya kabiri, aho bavuze ngo mpora abana gukiranirwa kwa base. Ayo magambo umujakazi w'Imana yarayasobanuye, asobanura uko ibyaha bigira uruhare rw'imizi miremire mu muntu. Paje 248 abakurambere n'abahanuzi. Nta kabuza ko abana bagerwaho n'ingaruka z'ibibi ababyeyi babo bakoze, nyamara ntibahanirwa ibyaha by'ababyeyi babo, keretse gusa bagize uruhare mu byaha by'ababyeyi babo. Icyakora kenshi bija bibaho ko abana bagera ikirenge mu cy'ababyeyi babo. Kubw'umurage no kubabera icyitegererezo, abana bashobora gufatanya n'ababyeyi babo mu byaha byabo. Ingeso mbi, kubatwa n'inda nini no kwiyandarika, ndetse n'indwara z'umubiri no gusigingira byandura nk'umurage biva ku mubyeyi bija ku mwana kugeza ku buzukuruza n'ubuvivi. Uku kuri guteye ubwoba kwari gukwiye guha abantu imbaraga zo kwirinda kuja mu nzira y'icyaha. Umuntu wese akurikije ukuntu icyaha kigira umuzi muremure, yakagombye kwirinda kuja mu nzira y'icyaha. Mwumve baravuze ngo ingeso mbi, kubatwa n'inda nini no kwiyandarika, ndetse n'indwara z'umubiri no gusigingira byandura nk'umurage biva ku mubyeyi bija ku mwana kugeza ku buzukuruza n'ubuvivi. Uku kuri guteye ubwoba kwari gukwiye guha abantu imbaraga
zo kwirinda kuja mu nzira y'icyaha. Ukagitinya, nanjye nkagitinya, kuko kiragenda maze ingeso mbi, inda nini, imico mibi bikandura bikava ku mubyeyi bikagera ku mwana, ku mwuzukuru, ku mwuzukuruza no ku buvivi. Urumva ko ari imizi miremire. Niyo mpamvu tuganira icyo cyigisho kitubwira ngo kurwanya ihererekanyamurage ribi. Mu gitabo n'ubundi cyitwa ihumure ry'abizera, ku rupapuro rwa 64 haranditse ngo muri twe harimo ihererekanyamurage ry'icyaha. Dufite n'indemano ifite ibyo ishinzwe kuzuriza kamere twashizwemo na Satani. Imirire yacu yonona ubwenge buke, yonona ubwenge n'intekerezo. Imirire nayo yonona ubwenge n'intekerezo, bigatuma tutamenya gushyira mu gaciro. Igihe turimo nacyo kibangamiye ubwenge buke dusangamo. Uburezi twahawe nabwo ntibwatumenyesheje ukuri, kandi ntibwaduteye gutinya Imana. Ibi byose uwamaze gutsindwa abisoma neza nk'usoma inyuguti nini zo mu gitabo. Ngo umuntu wese aramutse akangutse mu bwenge umwuka w'Imana akamumurikira, yareba aho yanduriye. Bwa mbere dufite indemano. Indemano ni kwa kundi ababyeyi bacu batubyaye uko badusamye umunsi twaremerwaga mu nda z'ababyeyi, uko bari bameze, niba bari banyoye inzoga, niba bari barwanye. Dufite indemano ifite ibyishinzwe kuzuriza kamere twashizwemo na Satani. Imirire yacu yonona ubwenge n'intekerezo. Ari uko twaremwe, ari uko twariye, nabwo Satani yadutegeye no mu kurya. Adutegera mu ndemano, akadutegera mu mirire, bigatuma tutamenya gushyira mu gaciro. Igihe turimo nacyo gifite ibindi gifite byo kutwangiriza. Hari iterambere ririho, hari ibintu byinshi abantu bareba bibi bizanwa n'igihe. Igihe turimo nacyo kibangamira ubwenge buke dusangamo. Uburezi twahawe nabwo ntibwatumenyesheje ukuri. Ntabwo abenshi barezwe mu buryo buhuje na Bibiliya. Bamwe barezwe nabi, barezwe bahatwa, bagize icyitegererezo kibi imbere yabo cy'ababyeyi babo. Baravuze ngo kandi ubwo burezi ntibwaduteye gutinya Imana. Nta nubwo Imana twigeze tuyigishwa. Ibi byose uwamaze gutsindwa abisoma neza nk'usoma inyuguti nini zo mu gitabo, agahita abona uko aremwe, uko yariye, uko yarezwe, igihe yabayemo. Ibyo byose bifatanyiriza hamwe muri we bikamugira umunyabyaha ufite ibyaha byinshi kandi bikomeye, ku buryo hasabwa intambara itoroshye yo kurwanya iyo ndemano, yo kurwanya ako kamenyero, yo kurwanya iyo mico wakomoye mu ihererekanyamurage. Muri iki gitabo n'ubundi ku rupapuro rwa 72 haranditse ngo iyo umunyabyaha amurikiwe n'umwuka wera, niho asobanukirwa n'ububi bwe, bigatuma atangira gushaka inzira yo gukira kwe. Bigatuma yibwira ati dore naremanywe gukiranirwa mu byaha nimwe mama yambyariye. Ingaruka yo kwica amategeko y'Imana yabaye umuvumo n'urupfu, bitewe no kutumvira. Ubushobozi bwa mwene muntu bwarakamutse, maze kwikubira kuja mu mwanya w'urukundo. Umuntu amaze gukora icyaha, amaze kwica itegeko ry'Imana, ubushobozi yari afite muri we bwarakamutse. Ahari urukundo hasigara harimo kwikubira, maze imiterere ye ihinduka iminyantege nke, ku buryo ataraga ishoboye guhangana n'imbaraga y'ikibi. Ikibi gisigara kimurusha imbaraga. Umushukanyi nibwo yabonye ko gahunda ye igamije kurimbura y'Imana irebana n'iremwa ry'umuntu no kuzuza mu isi uburibwe no kurimbuka yari igezweho. Satani ngo yahise abona ko umugambi we ugiye kuvanaho umugambi w'Imana w'ukuremwa umuntu, maze umuntu akazasigara ku isi ari umuntu mubi, ari umuntu wikunda, ari umuntu urwara. Nuko abantu bari bahisemo umutware wari wababoheye ku igare rye ngo bahinduke ingaruzwa muheto. Iyo munyabyaha amenya ko kaga,
akemera ko kamugezeho, akumva ashaka kubohorwa, atangira urugendo rwo kwizera, kuko yamaze kumenya ko ntacyo yashobora, kandi akaba adasabwa guhera muri ubwo bwihebe. Yizera agakiza k'Imana, agasaba Imana impano yuzuye yo kwizera, kwihana, guhinduka no gutsindishirizwa ngo abihabwe nk'impano. Kuko kumenya Imana kwe no kwimenya ubwe ko ari umunyantege nke n'umunyabyaha bimwemeza ko atakwigeza ku byiza. Bene uwo aba akeneye ubutumwa bwiza. Umuntu amaze kumenya aho yakomotse, akamenya ihererekanyamurage rye, akamenya imbaraga icyaha kimufiteho, ngo ahita amenya yuko akeneye umukiza, akirinda kuba mu bwihebe, agatega agakiza ku Mana, akumva akeneye kwizera, ngo uwo muntu niwe uba ukeneye ubutumwa bwiza, kugira ngo bumubature muri za ntege nke ze, muri rya hererekanyamurage ribi. Turigana kurwanya ihererekanyamurage ribi. Muri iki gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, umugabane wa mbere, ku rupapuro rw'146 baravuze ngo abana akenshi bokozwa imiterere y'abababyaye. Abana bokozwa cyangwa se banduzwa cyangwa se bavukana imiterere y'abababyaye. Ni itegeko ko abana bakomora imico n'imigirire ku babyeyi babo, kandi bakabigana, maze abana bagashyira mu bikorwa ibyaha by'ababyeyi babo uko ibihe bihaye ibindi. Kubw'izo mpamvu rero, urubyaro rwa Hamu rwamukomoyeho agasuzuguro no kutubaha, bibazanira umuvumo wamaze imyaka myinshi. Hamu ni wa mwana wa Nowa, umwe wamusetse ngo yambaye ubusa, ngo abamukomotseho bitewe n'uwo mutima ise yagize n'icyo cyaha, ngo bamukomoyemo agasuzuguro no kutubaha. Icyo kinyabupfura gike yagaragarije umubyeyi ngo cyaramukurikiranye kigera no ku rubyaro rwe, maze abana be bavukana kutubaha, bavukana gusuzugura, nk'uko nawe yabigaragaje. Yarakomeje muri iki gitabo avuga ukuntu ihererekanyamurage rimera. 148. Abana baragwa intege nke zibatera guhengamira mu kibi, ariko bafite nanone ibyiza byinshi mu mico yabo. Ibyo byiza bigomba gukomezwa no gutezwa imbere, mu gihe ibyifuzo bibi bigomba gukomwa mu nkokora no kwigizwayo. Abana ntabwo bakwiye na rimwe gushonyagizwa, kuko ari uburozi kuri bo. Ahubwo ababyeyi bakwiriye kubagaragariza urukundo rwejejwe, kugira ngo babiringire kandi babakunde. Abantu bamwe barazwe imiterere yo kurakara byihuse, kandi n'uburezi bahawe mu bwana ntabwo bigishijwe kwitegeka. Akenshi ubwo burakari bugurumana ntibusigana n'igomwa n'ishyari, kandi ngo barabikomoye ku bababyaye, barabikomoye mu ihererekanyamurage. Niyo mpamvu ngo Satani nawe aje yuririra kuri izo ntege nke twokojwe, yuririra kugira ngo yige umuntu arebe uko amushobora, yuririra kuri izo ntege nke wavukanye. Kubw'imbaraga yacu ntitwashobora gutsindira ribi rya kamere yacu yononekaye. Aho niho Satani atugeragereza. Yesu yari azi ko umwanzi yoga runona ikiremwa muntu cyose yifashishije intege nke ze zakomotse mu ihererekanyamurage, maze akihatira gufatira mu mitego y'ibinyoma abatiringira Imana bose. Umukiza wacu mu kunyura mu nzira umuntu agomba kunyuramo, yateguriye gutsinda kwacu inzira. Si ubushake bw'Imana ko dutsindwa ku rugamba turwana na Satani. Imana ntishaka ko ducika intege, duterwa ubwoba n'ibitero by'inzoka. Yaravuze ati, nimuhumure nanesheje isi. Yesu yaje kutwereka ko gutsinda bishoboka. Niyo mpamvu nawe yavukiye mu maraso y'umuntu, akavukira mu ihererekanyamurage ry'umuntu, akavuka mu babyeyi usomye igisekuru cya Yesu, wasanga harimo abantu benshi mu bo yakomotseho bagaragaje ibyaha, ndetse ngo iyo abantu bari gusoma amateka y'icyo gisekuru baje babona Yesu atarakwiye kuvuka mu bantu bameze batyo, ngo bakabona harimo abagomba kwanduza amateka ye. Ngo ariko kuba Yesu ataratinye gukomoka mu gisekuru cy'abantu babi, ngo ni ukwerekana yuko ari inshuti y'abanyabyaha, kandi ko gutsinda ibyaha by'ihererekanyamurage bishoboka, kuko nawe yavutse muri ayo maraso kandi akaba ku isi. Bibiliya ikatubwira ngo yarasangiye natwe intege nke, uretse ko atigeze akora icyaha. Rero ngo yaraje kuduha urugero rw'ukuntu dushobora kubaho ku isi, natwe
tukarwana n'ihererekanyamurage, tukarwana n'indemano, tukarwana n'imirire, tukarwana n'uburezi, maze tukarwanya akamenyero kabi, tugahinduka abantu beza. Ndavuga gatoya ku intege nke z'ihererekanyamurage tuvukana, mpereye ku mico imwe igisa n'ikomerera abantu benshi, icyitwa kuba intinyamaso. Kuba intinyamaso ni ibintu bibi, narabisomye nsanga akandi abantu benshi niko bateye, niko duteye, n'abatabizi ndaza gusoma ibimenyetso bibiranga, nawe nubyisangana urasanga nawe uri intinyamaso. Reka dusome kuba intinyamaso icyo ari cyo. Ni igitabo cyitwa ni agatabo kitwa Ahirengeye, paje 31. Byavuye mu gitabo cyitwa NSP Positif, paje 190. Mu gitabo cyitwa Intekerezo zihengamiye mu Byiza, 190. Gutinya amaso ni inarije yigaya, yisuzugura, igatinya abandi. Bifite inkomoko nyinshi. Kuba intinyamaso bifite inkomoko nyinshi. Kubana n'abatagushaka, kurerwa n'abatagukunda, gukora icyaha cy'inkoraruguma, ubwenge buke, kuba warareshejwe igitugu, kubana n'abakurusha intera y'ubumenyi, kubyarwa n'abatumvikana, igihombo witeje n'ubumuga bugaragara. Ibi bintu iyo umuntu afite bimwe muri byo bishobora kumubyarira kuba intinyamaso. Cyane cyane bavuze ko kubana n'abatagushaka, hari umuntu ukurira ahantu batamushaka, agakurira ahatari iwabo, akaregwa n'abataramubyaye. Uko guhora umudendezo, batamwishimiye, batamwiyegereza, agahorana ubwoba, agahora atinya kusabana nabo, bagahora bamukomba ku munwa, ngo biragenda bikamubyarira kuba intinyamaso. Ikindi, kubana kurerwa n'abatagukunda, nibyo twari tuvuze. Gukora icyaha cy'inkoraruguma. Iyo umuntu yakoze icyaha gikomeye, gihora kimutera ipfunwe, agahora atinya kwegerana n'abandi, kuko ahorana ubwoba, ahorana ipfunwe ry'uko cyamusize, inkovu zacyo zanze gushira. Kandi koko umuntu aje ababarirwa n'Imana, ariko inkovu z'icyaha ntabwo zikunda kuvaho. Abantu baramubona bakibuka ngo dore wa muntu wakoze bya bindi. Ubwo rero iyo iryo pfunwe ryawe utashoboye kurihamba muri Yesu, ngo usabe Yesu imbabazi kandi wizere ko yakubabariye, iryo pfunwe urarihorana, ukarigendana, ugatinya kwegerana n'abandi, bikagushiramo kuba intinyamaso. Ikindi, ubwenge buke. Nabwo ari ukuntu umuntu avukana ubwenge buke, nabwo bukamutera kuba intinyamaso. Kuba wararereshejwe igitugu. Ababyeyi benshi bazi kurera yuko ari uguhata umwana, kutamuha uburenganzira, guhora babatota, uko kumubuza kuvuga, kumubuza ubwisanzure, kumubuza kuganira, nabyo bimutera kuba intinyamaso. Kubana n'abakurusha intera y'ubumenyi. Iyo umuntu akiri muto akabana n'abantu bamurusha intera y'ubumenyi, batari busabane nawe, bari bumusuzugure nawe akisuzugura, bimubyarira kuba intinyamaso. Kubyarwa n'abatumvikana. Uku kuba mu miryango abagabo n'abagore batumvikana bigira ingaruka nyinshi ku bana. Igihombo witeje. Ushobora kuba indangare, ushobora kuba umusinzi, ushobora kumara ibyawe, ugahora utekereza aho wabereye umugabo, ukahasuzugurirwa, ubwo noneho ugatangira guhora witinya bitewe n'icyo gihombo witeje. Ubumuga bugaragara. Hari ukuntu umuntu agira ubumuga bugaragara, n'abandi bakabubona, agahorana ipfunwe. Wenda n'urugingo rumwe rusa n'uruteye isoni, cyangwa se akumva, cyane cyane abakiri batoho, iyo azi yuko hari ukuntu ateye kutari kwiza, abandi bagenzi be n'urubyiruko bangana nawe n'abandi bana bameze nkawe bakajya bagenda bamuvuga, bimutera ipfunwe, akitinya, bikamubyarira kuba intinyamaso. Inyifato y'umuntu w'intinyamaso yigaragaza mu buryo butatu. Ibintu bitatu, uburyo butatu umuntu yamenyeraho ko ari intinyamaso. Umuntu w'intinyamaso akora uko ashoboye kose ngo atange impamvu akoresheje amateka atabaho
kugira ngo yange guhura n'abandi, yange kuja mu birori cyangwa mu nama. Iyo bamukeneye aho ari uhurire n'abandi, yazi ko hari impamvu zimuhuza n'abandi, ashaka inzitwazo, ashaka impamvu, kuko atekereza ko nahagera biri bumusabe kuvuga no kuganira, nuko agatinya, agashakisha impamvu yakwanga kwitabira kuja aho abandi bari. Icya kabiri, umutima, ahorana umutima uhagaze. Umuntu w'intinyamaso iyo ageze imbere y'abandi arangwa n'ibimenyetso by'umutima uhagaze: kuburagizwa, umutima utera cyane, ibyuya byinshi, ikimwaro, no kuvuga imitepfu kandi atarayisangamo. Ubwo rero bitewe n'uko ibyo bimenyetso bimutesha umutwe, agahorana ubwoba. Ukoze no ku mutima, ufashe ikiganza ukagikoraza ku mutima ari mu bandi, agiye kuvuga wakumva umutima uri kudihagura, akagira ibyuya. Ayo mahoro make amurimo, ubwo ni ukuba intinyamaso. Gatatu, kuvugira mu ruhame biramubangamira. Umuntu w'intinyamaso azimiza ubutwari iyo ahamagariwe kubwira itsinda cyangwa abamuteze amatwi. Inkomyi ivuka ni uko uwo muntu adashobora kubwira itsinda. Ibyo bihinduka ikibazo gikomeye igihe akazi k'uwo muntu w'intinyamaso kazamuhamagarira gukorera mu ruhame. Ntashobora kuvugira mu ruhame. Iyo abwiwe kugira ibyo avuga, ubwoba buraza, n'ibyo yari agiye kuvuga ahagurutse bikamwibagira. Ingaruka zo kuba intinyamaso. Mwumva ingaruka, ingaruka kuri nyirabyo. Umuntu w'intinyamaso uko ari ni ukugushyishyana. Yitegereza umuntu ukunda kuvuga kandi ushyikirana n'abandi, maze akifuza kumera nkawe. Ahora areba abandi, ahora areba mugenzi we, akavuga ati wampa nkamera nka runaka. Ibyo byifuzo bihishe muri we bishobora gutuma abonekaho ibimenyetso by'ubwihebe. Icyongereyeho ni uko ashobora kurwara indwara zibasira umubiri n'ubwenge, by'umwihariko izo mu myanya inoze ibyo kurya, bitewe n'uko atiruhurira binyuriye mu biganiro. Burya uko kutegera abandi, uko kutagira umwanya wo guseka ngo yishimane n'abandi, agahorana ubwoba, agahora yitinye, yiherereye, ngo bimubyariramo n'indwara, cyane cyane zo mu buhumekero ndetse ngo n'izo mu bwenge. Ku mibanire ye n'abandi, mwumva ingaruka bigira. Umuntu w'intinyamaso ntashobora kurangiza amakene y'imbere ye n'abandi, y'imibanire ye n'abandi, kandi akenesha ubushobozi bwe bwo kubaka umubano. Mu birebana no gukunda, intinyamaso ihura n'ingaruka zo kubura aho yahera. Niba no kugira ngo yereke umuntu ko amukunda, ngo abura aho abihera, akenshi ariheza, agasigara ababajwe n'ibyo yagerageje ntabishobore. Ingaruka ku kazi. Umuntu w'intinyamaso ashobora kurekeshwa akazi n'urujya n'uruza ruzamusaba guhora abonana n'abandi bantu. Kandi aho no mu kazi muri rusange gasanzwe gakorwa n'abantu ku giti cyabo, buri munsi nako kaba gakenewe mu bufatanye n'abandi bantu. Nta kazi wabaho ngo ubeho utagira aho uhurira n'abandi. Ngo uyu muntu yageze ku kazi kamusaba urujya n'uruza rw'abantu, guhura nabo, kuba bamusaba serivisi nawe azisaba abandi, ngo bituma ngo n'akazi ashobora kukareka. Mu gitabo cya Timoteyo haravuga ngo Imana ntabwo yaduhaye umwuka w'ubwoba. Ubwo bwoba ntabwo ari bw'Imana, si Imana yabuduhaye, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Uko wakwisuzuma ngo umenye kuri intinyamaso. Reka nihute. Igihe ndi mu itsinda nibwira ibyiza ariko simbivuge. Hari igihe uri mu bantu ukumva igitekerezo cyiza kiraje, bari no kuganira, ariko ukumva utinye gushyira hejuru ngo usabe ijambo kivuge. Icyo ni ikimenyetso kimwe. Kabiri, birangora gutangiza ibiganiro hamwe n'uwo ntazi. Gatatu, igihe nsabwa kuvugira mu ruhame ngira ibyuya, amaraso akihuta, imihore yanjye igakanyarara. Icyo ni icya gatatu. Cya kane, iyo umuntu asomye izina ryanjye aranguruye, ndahindurirwa bikandakaza. Gatanu, kuba hamwe n'umuntu utari uwo duhuje igitsina bingwa nabi. Gatandatu, iyo nguze ikintu kagisangana inenge, ndakigumana
aho kugorwa no kukiguranisha ukajya kugura ikintu mu iduka, ni telefone cyangwa nta kandi kantu, ugasanga gafite inengo ugeze ku muryango, urakigumana aho kujya gusubira inyuma ngo ujye kukiguranisha. Iyo ndi imbere y'uwo tudahuje imyumvire, mpitamo kuvirira aho guhangana. Umuntu ari gutanga igitekerezo, nawe ukagitanga, ariko imyumvire ntihure. Uhitamo kurekura igitekerezo cyawe ukakireka aho guhangana kandi utumvishije. Iyo umuntu adategereje umwanya we, arambangamira, nyamara mpitamo kwicecekera aho gutera imvururu. Iyo umuntu atuziranye ampamagaye mu gihe kidakwiriye, sinjya mpakana. Akakubwira ati ejo ndagukeneye, uti yego nzaza, kandi nawe uzi ko nta mwanya ufite. 10. Sinkunda kuguza abandi amafaranga nubwo yaba ari make. Iyo nsohotse mu iduka kamenya ko bangaruriye make, mpitamo kuyahomba aho kujya kugaruza yakwiriye. Iyo ngeze mu runywero, uyu mwanditsi rero we ari kuvuga ibimenyetso biranga intinyamaso, atitaye ku ari we wese. Iyo ngeze ahantu bari kunywa bakanzanira ibyo ntasabye, wenda wowe bigereranye no muri resitora, urababwiye uti nkeneye ibi n'ibi, wajya kubona ukabona bazanye ibinyuranije n'ibyo wabasabye. Iyo mbibonye bidatandukanye by'ihabya n'ibyo nasabye, ndabifata, ugapfa gufatiranya, ukanga kujya kuvuga ngo ibi ngibi byose ntabwo nari nabigutumye. Mu nzu y'ihuriro irimo abantu bake, mpitamo kwigira kure y'abandi kugira ngo ntaza gusembura ikiganiro. Iyo umuntu anywereye itabi aho bibuzanijwe, ubwo ni hafi yanjye cyangwa ni mu modoka, maze umwotsi ukambuza amahoro, mpitamo guhindura ibyicaro aho kubwira unywa itabi ngo ava aho hantu hatabigenewe. Iyo umucuruzi akomanze ku rugi, nubwo ibyo acuruza bitanshimishije, birandushya cyane kumuhakanira, rimwe na rimwe ngera nubwo mbigura kandi ntari nabipanze. Niba muri ibi bibazo byose 5 byahuje n'imiterere yawe, uri intinyamaso yo mu rwego rwo hejuru, kandi bizaguteza akaga. Muri ibi dusomye, nubonamwo 5 bihuje n'imiterere yawe, uri intinyamaso. Noneho reka turangirize uko wabinesha, uko warwana n'iyo ndebano. Kuba intinyamaso ni imiterere ikomoka cyane cyane ku ihererekanyamurage, nyamara ishobora guhinduka niba umuntu azi gufata imyanzuro ihamye. Icyambere kizabigushoboza ni ukumenya gufata imyanzuro ihamye. Tondekanya neza imyifatire iguteza ibibazo, nawe hahandi uzi nawe hatari heza hakurimo, hatondekanye. Ntukabumbire hamwe uvuga ngo ndi ikibazo, ngo wumve uri ikibazo, ngo wumve ntacyo uri cyo, wigaye kandi ntacyo maze. Ntukajye wigaye, ntukajye utekereza ko ntacyo maze. Ntabwo Imana yapfuye kukurema, nawe uri umuntu yagushyizemo ibintu by'ingirakamaro, we kuja wigaya. Ntukajye uvuga ngo ntabwo nzigera nsinda amakosa yanjye, ngo uvuge ngo uko niko nteye kandi ngo byarananiye njye sinabishobora. Ntabwo aravuze ngo ahubwo hagarika iyo nyifato idakwiriye. Arakomeza ati shyiraho gahunda y'imikorere. Iyo gahunda igomba kuba igizwe n'ibintu 2: kwibasira ikibazo uhereye mu mizi yacyo, ni ukuvuga impamvu ibitera n'ibizwi. Niba uzi nawe aho ikijya kibitera, rwana nacyo. Guhindura imyifatire kugira ngo umuntu ahindure ibisubizo bisanzwe abisimbuza ibinejeje. Irundurire mu nshingano zifite imbogamizi, bya bindi bikubangamira aba ari byo ukunda guhengamiramo. Niba wanga guhura na benshi, ahubwo aba ari ukunda kujya. Nubwo biruhije mu kubitangira, umusaruro ushobora gutangaza abantu. Niba uri intinyamaso, emera akazi ko kugurisha ibintu cyangwa guhagararira ibicuruzwa, bizakubera nk'umubatizo w'umuriro. Kubera ko kuba intinyamaso bizatuma kuko baravuze ngo wemere uhure n'abantu benshi, ngo bizakubera nko kubatizwa umubatizo w'umuriro. Hepfo ndangiza yarakomeje ati ibyaha byinshi birakorwa, inshingano nyinshi zirananirana,
akazi kenshi kakabura abakozi, ubutunzi bwinshi bugapfa ubusa, iminani myinshi ikazimira. Hari abakobwa benshi bafatwa ku ngufu bagatinya kubivuga, abandi bagasambana kubwo gutinya guhakanira abagabo, abandi bakiyemeza ibyo batazashobora cyangwa bagakora ibitabavuye ku mutima. Intandaro ari ukuba intinyamaso. Imana iturinde kuba intinyamaso, iduhe gufata imyanzuro myiza yo kwihana no guhinduka. Imana iduhe kurwanya indemano mbi twashyizwemo na Satani. Imana iduhe kwihana, tubatirisha imbaraga y'Umwuka Wera, tubisabye mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha.